Everybody testifies you. Shalom, shalom, beautiful people. Muraho, bahikaze kuri The Grace Note Podcast, a place where your faith meets real life and young heart come alive. Uyu munsi ngira umugisha wo kuganira namwe mu mwanya wa Double F Faith and Fact. Ku munsi udasanzwe, umunsi wihariye w'abagore. Niba uri kunyumva aka kanya, ukaba uri umugore, ukaba uri umukobwa, aho uri hose, ndifuza kumenya ko uri umuntu w'agaciro gakomeye cyane. Uri umugore, uri umugisha mu muryango wawe, uri umubyeyi, uri mushiki w'umuntu, uri inshuti y'umuntu, uri inkingi mu itorero, ariko ikiruta byose, uri uw'Imana yaremye, yishimira kandi ifiteho umugambi munini. Umunsi mwiza rero kuri mwese. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo n'ubundi iri butujyaneho nk'abakobwa n'abagore. Be a woman of faith in modern world. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko umugore wuzuye kwizera muri iyi si ya none, kuko tuzi ko isi turimo yahindutse cyane. Ikoranabuhanga ryarateye imbere, ubuzima bwihuta cyane, abantu bahora bashaka kugera ku bintu byinshi mu gihe gito. Ariko hagati muri ibyo byose harimo ikibazo gikomeye. Ese birashoboka ko muri iyi si modern ukomeza kuguma uri umugore mwiza w'amahame kandi wizera Kristo? Igisubizo ni yego, birashoboka rwose. Ariko bisaba kuba ufite intego kandi ufite imizi muri Kristo, kuko twese turabizi ko udashinze muri Kristo, udafite imizi muri Kristo, ibitwoshya ni byinshi. Uyu munsi rero ndashaka kuganira nawe mu buryo umugore ashobora kuba muri iyi si igezweho ariko agakomeza gushinga imizi muri Kristo. Mbere yo gukomeza, reka mbabaze ikibazo gato buri wese ahari abanze akibaze. Ese umuntu akubajije ati umugore wo kwizera muri iki gihe aba ameze ate, wamusubiza gute? Banza ukibaze nawe. Ese umugore wo kwizera ni uwambara neza, ni uwambara gute? Ese n'ukora akazi kameze gute? Ese ni babandi tujya tubona hanze bari feminist, mu kuba strong, independent, kuba successful? Umugore ushinze imizi muri Kristo kandi uri muri iyi si, kuri wowe ni muntu ki? Reka tureke Bibiliya bivugeho. Mu Migani 31:25 haravuga ngo yambaye icyubahiro kandi yishimira ibizaza. Uze kuhasoma hose, by'umwihariko kuri uyu munsi w'abagore, ni nk'ikintu nge nagutura. Uze gusoma Imigani 31 yose uyirangize. Ni ikintu kinini cyane ariko kikureba, nubwo tuba tuvuga ko ari uwo muntu muri Bibiliya atabaho, turabazi neza ko hano muri iyi si bahari, kandi niba atanahari yaba wowe. Umugore uvuga muri Bibiliya rero ntabwo agarukira mu kwizera mu bwiza gusa cyangwa mu bigezweho, ahubwo imbaraga ze ziva mu kwizera Imana. Ukuri ni uko umugore wizeye atamenyekanira mu byo afite, nk'ibyo twari tuvuze kuba independent, strong, hoya. Umugore wizera ntabwo amenyekanira mu byo afite, ahubwo amenyekanira mu mubano afitanye n'Imana. Ni umugore uzi uwo ari we muri Kristo. Ni umugore uzi agaciro ke, ko katava mu by'isi ivuga, ahubwo ko gaturuka ku Mana yamuremye. Mbere yo gukomeza ikiganiro, nshaka gufata umwanya muto nifuriza umugisha buri mugore wese uri kunyumva uyu munsi. Niba uri umubyeyi, ndagusabira imbaraga n'umugisha mu nshingano zawe. Niba uri umukobwa kandi ukiri muto, uri gushaka icyerekezo n'ahazaza hawe mu buzima, ndagusabira ubwenge n'ubuyobozi buva ku Mana. Kandi niba uri umugore wahuye n'ibigeragezo, uri single mother, mu rugo rugoranye, turabizi ko byose bihari, ufite ibigeragezo byinshi, ndagusabira amahoro mu mutima wawe. Ndifuriza kandi abagore bose amahoro mu mitima yabo, imbaraga, ibyishimo, inshingano mu bihe bigoye. Ndabasabira urukundo n'imiryango yanyu mwese muba gushimwa n'Imana. Hari igihe abagore bakora ibintu byinshi cyane ntibagire ngo hari ubabona. Hari nubwo twitotomba tuti nabyuse, nakubuye, natetse, ukitotomba ati nyamara ntawe wabibonye. Ukita ku muryango, ku bana, ku nshuti zawe, ibyinshi, kuko tujya tubona uburyo ki abagore ari abatu travel. Ariko ndashaka kukubwira ikintu kimwe kandi cy'ingenzi. Ese wari uzi ko Imana ibona ibyo ukora byose? Nta gikorwa na kimwe cyiza ukora kitagaragara imbere y'Imana. Kandi ku Mana uri uw'agaciro gakomeye, nubwo abantu batabibona, nubwo isi itabibona. Uri umugore mwiza
kandi w'agaciro gakomeye. Ubu reka turebere kuri iyi si turimo, modern world, nk'uko twavuze kuri topic. Isi ifite ibyiza byinshi pe, ariko ifite n'ibibazo byinshi. Uyu munsi abantu bahora ku mbuga nkoranyambaga, buri wese agereranya ubuzima bwe n'ubwa mugenzi we. Ushobora kubona amafoto y'abantu basa nkaho bafite ubuzima butunganye cyane, bose basa nk'abishimye, bose basa nk'abafite amafaranga, bose basa nk'abafite ubuzima bwiza, ariko kuri nuko ibyo tubona hanze atari byo by'ukuri. Hari umuntu nzi kuri social media yavuze ngo mubona ibyo nifuje ko mubona, kandi koko hari abenshi ba faking ubuzima bwabo, nyamara twe tubona tukabona baba muri paradizo. Hari abagore benshi bumva badahagije kubera ibyo bari kubona, kuvuga ati ahari ndabura ibi. Hari abagore bumva batekereza aho bashaka kugera, hari abagore bumva ubuzima butababereye, ariko umugore wuzuye kwizera, umugore uzi uwo ari we muri Kristo, agira ikintu kimwe kimutandukanye n'abandi. Ntabaho yishingikiriza ku by'isi ivuga, ntabaho yigereranya n'abandi, yishingikiriza ku Mana yonyine. Ikibazo gikomeye si ukubaho muri modern world, ikibazo gikomeye ni ukubaho muri modern world itagira imizi muri Kristo. Ahari ntabwo nyumvishe neza. Iyi si tugomba kuyibamo byanze bikunze, tugomba kuyibamo ari nziza ari mbi. So ikibazo ntabwo ari uko turi kuba muri isi modern world. Ikibazo gikomeye turi kubaho ni ukubaho muri iyi si udashinze imizi muri Kristo. Iyo igiti kidafite imizi, umuyaga uragihitana, ariko iyo igiti gifite imizi ikomeye n'umuryango ukomeye, ntushobora kugisenya. Niko bimeze mu buzima bw'umukristo. Iyo ubuzima bwawe bufite imizi muri Kristo, ibigeragezo ntibigusenya, amagambo y'abantu nta guhungabanya, kandi ibihe bigoye ntibigutandukanya n'Imana. Umugore wo kwizera ni umugore uhitamo kubaka imizi n'ubuzima bwe kuri Kristo. None se twabigenza dute kugira ngo tube abagore bo kwizerwa muri iki gihe, tube abagore bashinze imizi muri Kristo? Ushobora kuba ari ubwa mbere wumva iki kiganiro, ushobora kuba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha, ushobora no kwibaza ibyo bibazo, kuko wenda wari uri muri ba bantu bari kwigereranya, wari uri muri ba bantu wumva nyine udashikamye. Nko kuri uyu munsi mwiza w'abagore, bagenzi bacu barimo baribaza bati mugenzi wanjye baramuha indabo, baramuha imodoka, wikwigereranya. Uri kwibaza uti nabaho nte noneho muri iyi si kugira ngo mbe nshikamye kandi nta kinyeganyiza? Icya mbere ni ugushyira Imana mu mwanya wa mbere. Ubuzima burahuze, hari akazi, hari umuryango, hari inshingano nyinshi, ariko nubwo uko ubuzima bwawe buhuze kose, ni ngombwa gushaka umwanya w'Imana cyane. Isengesho rito rya mu gitondo rishobora guhindura ubuzima bwawe bwose. Ukwegera Imana, gusoma ijambo ry'Imana, ukayihereza umwanya muto mu buzima bwawe, ariko ukaba uzi ko uwo mwanya uhoraho, ni ukuri ushobora guhindura ubuzima bwawe. Icya kabiri ni ukumenya agaciro kawe nk'umugore. Twagize Imana, turi mu gihugu cyiza, leta yacu yaduhaye ijambo nk'abagore, abari n'abategarugori. Ni Imana ubwayo. Ese mwari muzi ko nayo dukunda kandi yadushyize imbere? Ijya kuza mu isi yaciye mu mugore. Byari gushoboka ko ica mu mugabo, amateka akazandikwa, ariko yaciye muri Bikira Mariya. Ibyo nabyo ni ibyo kwishimira. Ese ishobora kukubwira ko agaciro kawe kari ku bwiza bwawe gusa, bino twirirwa tubona ku mbuga nkoranyambaga, amafaranga yawe cyangwa ibyo wagezeho, ariko ku Mana agaciro kawe gaturuka kuko uba uri umwana wayo. Icyo ni ikintu tudakwiye kugura. Kwitwa umwana w'Imana ni ikintu kidasanzwe. Ntugomba kugereranya ubuzima bwawe n'abandi. Urugendo rwawe, buri muntu wese uri muri iyi si atandukanye, kandi kubaho uri umucyo kuri buri wese ntabwo bisaba ubwiza, ntibisaba imiryango, ntibisaba n'amashuri wize. Abantu bashobora kudasoma Bibiliya, ariko bashobora gusoma ubuzima bwawe. Iyo ubaye umuntu w'urukundo, w'ineza n'ukuri, uba uri kureflecta Kristo. Agaciro kawe rero nikabe mu byo wirirwa upostinga, nikabe mu byo wirirwa uvuga. Ongera wibuke ko nk'umwana w'umukobwa, ibyo postinga, ibyo uvuga n'ibyo wambara bigaragaza uwo uri we ku giti cyawe, bikanahesha ishema Kristo wamenye. Icya kane ni ukuba mu kwizera no mu byiringiro. Ubuzima bwawe ntabwo buhora bworoshye. Si ubuzima bwawe bwonyine, ni ubwacu twese muri rusange. Ntabwo buhora bworoshye, ntabwo buhora ari bwiza, ntabwo duhora duseka. Hari ibihe byo kubabara, hari ibihe byo gutakaza icyizere, ugatakaza abantu, hari ibihe byo kumva bitagenda neza. Ariko umugore wizera Imana yibuka ko ibihe byaba ari byiza byaba ari bibi, Imana itajya imutererana.
ibyo nabyo ni tukwiye kumenya. Hari umugore umwe wavuze amagambo meza kandi akomeye, yaravuze ati sinzi neza ibyo ejo hazaza hanjye hafite, ariko nzi neza ufite ahazaza hanjye. Ayo magambo ni amagambo y'ubwenge, sinzi niba uri kubyumva neza. Ntabwo tuzi uko ejo hazaza hacu hazaba hameze, ariko tuzi ugena hazaza hacu. Kwizera si ukumenya ko buri kintu cyose kizaba, ahubwo kwizera no kwiringira Imana n'igihe utarabona ibisubizo byawe byose. Niba uri kunyumva uyu munsi, ndashaka kugutera imbaraga. Ntureke isi igusobanurira uwo uri we, ntureke ibibazo biguhindura umuntu utari we, ntureke amagambo y'abantu bakuvugaho akwambura ibyiringiro. Ahubwo uri umugore ufite agaciro, uri umugore ufite imbaraga, uri umugore Imana ishobora gukoresha kugira ngo uhindure ubuzima bw'abandi. Hari abantu bazabona urukundo rw'Imana binyuze muri wowe wa mugore we. Hari abantu bazabona ibyiringiro kubera amagambo meza ubabwira. Hari abantu bazagera kure kubera ko wababereye urugero rwiza. Mbere yo gusoza iki kiganiro, ndashaka kubasigira ubutumwa bw'ingenzi. Isi irahinduka, imico irahinduka, ibitekerezo birahinduka, ariko Imana ntihinduka. Mujye mubimenya n'ukuri, Imana ntabwo ihinduka, kandi isi ikeneye abagore bafite kwizera, abagore bahaguruka bakavuga bati nubwo isi ihinduka, njye nzaguma kuri Kristo. Nubwo hari ibigeragezo, nzaguma mu kwizera. Nubwo ubuzima bugoye, sinzarekura ibyiringiro mfite mu Mana. Niyo mpamvu uyu munsi, ku munsi w'abagore, umunsi w'abakobwa, nifuje ko tuganira kuri iyi topic, Woman of Faith in Modern World. Kubaho muri iyi si igezweho, mukayikoreramo, mukayibanamo neza, ariko imitima yanyu igakomeza gushikama kuri Kristo. Reka nsoze mbifuriza umugisha w'Imana. Imana ibaha amahoro mu mitima yanyu, ibongerera imbaraga mu nshingano zanyu, ibongerera ubwenge mu byemezo byanyu, kandi bakoreshe nk'umucyo ugaragara mu isi. Happy Women's Day ku bagore n'abakobwa mwese mukunda The Grace Note kandi muri kunyumva. Uri uw'agaciro, uri uw'ingenzi, kandi Imana iragukunda cyane. Ari abagiye kubyumva nonaha n'abadiaspora badukunda bari hanze, mwese turabasuje. Stay connected.